watanze ibitambo yego mwuka wera yaramburiye ibitambo mbibona sigaye njyenyine nakubwiye ko njye ndi umuzimu njye narapfuye ariko icyo shimira Imana nago nozayitaya enekitayi binefore zinetayi nago nonobayi nago ningaruka ku isi njye nzazuka. Amashance muraho neza Mugisha turakwakiriye cyane ku Musaruzi TV nyuma y'igihe kitari gitoya. Ikaze murakoze cyane basuhuje abo ku Musaruzi rwose amahoro umwami Yesu atanga akomeza abasakare. Ati ndo umuzimu ati numva n'irindi jambo rikomeye ngo Bravana apfa ngo twebwe twarishimye numva n'irindi ngo gogo ngo yari yarapfuye mbere ngo mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo mpere kuri icyo kintu abantu benshi no ku ma TikTok no ku zindi mbuga bakasa akantu kavuga ngo ngende umuzimu kandi ngenda kuzi ndibaza mu mashance ibintu biriya bintu ni we wabivuze cyangwa harimo ibindi tutazi? Mama shase wa wundi muzi ku Musaruzi wa wundi mwicaranye mukamukoraho mugakorana umurimo yego mukamuherekeza agataha mbega mukabona ko nambaye uyu mubiri uwo niwe wabivuze. Rero nibandeke nibere mu bapfu nuko nanjye napfuye yewe narapfuye naranashyinguwe nashyizweho n'umusaraba abantu bansiga mwirimbi barigendera. Yes, reka nongere ngusuhuze, reka nongere nguhe ikaze ndetse nkwifurize n'ibihe byiza wowe ugiye kubana natwe. Reka nizere ko rero wamaze gukora subscribe kandi mutarayikora uyu munsi uyikande tubashe gukomeza kwagura umuryango wacu mugari Umusaruzi Ministries ufite intego imwe ariyo yo kugira ngo twese dukizwe ndetse tubeho neza mu isi kugira ngo bizadufashe no kuzabaho neza mu gihe tuzaba twaragiye mu ijuru. Nitwa Mugisha ndi kumwe n'umushumba Adiriye. Ikaze mushumba. Urakoze cyane Mugisha. Muri ka weekend nizere ko kakugendekeye neza. Weekend se oya ntago yangendekeye neza. Je mazimese ntago ari sawa. Mazimese ntameze neza reka ndekere uko nguko byenda ariko nanjye weekend ntago yabaye mvuge mwayo magambo. Reka rero dusuza abantu itagenze neza ndetse nawe yagenze neza felicitation natwe itagenze neza dusaba Imana indi cyangwa se indi minsi ikurikira cyane iyo irushaho kugenda neza. Reka rero twiragize Imana nkuko bisanzwe tugaruke dutangira n'ikiganiro cyacu. Imana y'amaboko manini magari ikomeye ihambaye, Imana ikinga ntagire ukingura, yakingura ntagire umuntu ubasha gukinga, Imana y'urukundo, Imana y'imbaraga kandi Imana y'inyembabazi, wakoze kuturinda, warinze abakunzi b'Umusaruzi TV, twabonye ukuboko kwawe. Reka data ushyirwe hejuru mu byo tugiye kuvuga, tuvuga ibihembura umukumbi wawe, niturangiza twunguka kukumenya, kwishyira hejuru muri twebwe bikurweho, ubwibone muri twebwe bikurweho, imbaraga z'Imana isumba ibintu byose zitubanzirize kandi zitugote, umwuka wera w'Imana usenya imishinga y'abasatanisme ndetse n'imikorere y'abadayimoni abe mu ruhande rwacu, utwambika imbaraga mu mbaraga no mu bushake bw'ivy'Imana ikora mu izina rya Yesu, amen. Amen. Impamvu mubaje weekend yagenze ute? Ngewe na wenda tuvuze ku bwacu ariko muri rusange hari uburyo muri sekira cyangwa se muri gospel n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Sinwaye Mugisha umuze duherutse gukora inyigisho ryari? Umaze iminsi urwaye? Duherutse no gukora inyigisho ryari? Nubwo abantu twabahaye inyigisho twe twazikoze, hari igihe dukora inyigisho nyinshi tukazibika tuvuga ngo ejo n'ejo bundi umuntu ashaka gutegwa atiteguye akaziba icyuho, ndabyenda twikomereza. Yego ngo muri sekira ngo na gospel ni muri rusange hagiye habamo ibintu byinshi, ariko nkuko abantu babizi twebwe twibera muri gospel cyangwa se mwiyobokamana,
hari umuntu wadutse sinshaka kujya guca hirya mbisasira, hari umuntu wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga Mama Chance, ngira ngo si na weekend gusa ariko weekend nyine urumva niho wa trending ibintu byinshi, nibwo abantu baba babonye umwanya wo kureba ibintu, wo kubyanaliza, wo kumva ubutumwa na butari ubutumwa na za comedy n'ibindi. Rero nabonye acicikana, ubundi ubungubu bigera kuri YouTube ariko bigahita bikomereza kuri za TikTok n'ahandi. Numva aracicikanye avuga amagambo akomeye nk'ayo n'ubundi yigeze kuvuga, ariko ayo yarakabije. Inyuma y'igihe kirekire atagaragara kuri YouTube agarukana ubutumwa bukomeye, ngira ngo waramubonyeho. Ndagira ngo rero mbanze nkumvisheho gato ndetse n'abadukurikira bumva ibyo nshatse kuvuga. Anyumvisha umbaze iki? Kandi nyine nkumvisha nkakubaza. Ndagira ngo nkumvisheho gato ubundi ngaruke wumva bimwe mu byo nshaka kubaza. Ibi ngibi ntabwo nabisobanura kano kanya, igihe nikigera nzabivuga ukuntu umuntu ashobora gupfa. Hari umurozi umwe uherutse kuva ikuzimu arambwira ngo nubwo twatangarijwe yuko yaguye i Bugande, ngo urupfu rwamufatiye mu Rwanda, bamukuye mu Rwanda urupfu rwamaze kumufata. Yavuye mu Rwanda amaze gupfa? Urupfu yari atarapfa, ariko urupfu rwari bumutware, bari kumwe. Ikindi gikurikiyeho, nawe yari umuzimu wigendera, yari umupfu w'ibintu imbere y'Imana kandi twakoze tubishaka. Buriya Bobo nawe yari umuzimu wigendera, yari umupfu wigendera. Bobo nta wari uriho. Yego, Imana rero ifata uwo muntu wapfuye ahagaze. Buretse na Gogo, nanjye wicaye kuri kamera, ndi umuzimu wigendera. Njye narapfuye kandi sinzazuka, ahubwo nzavuka. Yego, ibi ngibi ntabwo nabisobanura kano kanya, igihe nikigera nzabivuga ukuntu umuntu ashobora gupfa ahagaze, Imana yabyemera akazuka cyangwa akavuka. Bivuze ngo turugana n'umuntu wapfuye? Njyewe rwose ntago ndiho, ndaba nambaye umwambaro utukura uvuga amaraso, uvuga ngo amaraso ya Gogo aracyari kurira hano mu isi. Ubwo rero nkunda n'abapfu, nanjye ndi umupfu, nibera mu bapfu. Iva Buravani akimara gupfa nawe nibwo nakiri ubutumwa bwe. Iva Buravani murabizi ko atabaga mu bintu bya gospel. Yego, ntabwo muri gakondo, ngira ngo urabizi. Ariko n'umwe mu bahanzi bapfuye, urupfu rwe ruranezeza. Uzi nshaka singarukiraho. None yitwa Mama Chance, amazina yandi ye ku giti cye ntago nyazi. Twese twamwitaga Mama Chance, ngira ngo yitwa Ingabire. Naramwakiriye mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngira ngo hari naho nitwize gukorana ikiganiro muri kumwe n'umuntu nyine tuzi ariko tutazi birenzeho. Twahuye aje gutanga ubutumwa ndetse n'ibiganiro mu buzima busanzwe by'iyobokamana, kuko twari tuzi ko twari umunyamasengesho, nanabikuyeho. Ariko ndagira ngo mbaze, aravuze ngo ni umuzimu. Ubwo natwe tugiye muri bamwe mu bicaranye n'abazimu. None ikibazo ufite ni iki? Ndagira ngo ngubaze nyine niba ari byo. Wigeze wicaranaho n'umuzimu, n'umuntu w'umunyamwuka? Wigeze wumva wicaranye n'umuntu utari muzima, utari mu buzima buzima? Icyo navuga, hari n'abantu bantutse. Hari ikiganiro nakoranye n'uriya mubyeyi, cyari kimaze nk'umwaka urenga. Ni umwaka urenga amezi make. Turakigarura kuko muri ino minsi ntago nari ndi gukora, ntago nari meze neza, ntago nari mpari, ntago nari nameze neza. Tukigaruye abantu barambwira ati, Adrian, isengesha umwuka iteka, banza usobanuza Imana. Ariko icyo nenda kubabwira, ijambo ry'Imana riravuga ngo nibayumvira bakayikorera bazarama, bazamara imyaka yabo baguwe neza. Ariko nibatayumvira bazarimbuzwa inkota, bazapfa nta bwenge. Niko Bibiliya ibivuga. Mu by'ukuri uriya mwana w'Imana Gloriosa yaratashye,
mare gutaha abantu baramutabara, Glorious Gogo. batabara basigaye nk'umuntu wari warabaye viral muri social media cyangwa wari umaze kumenyekana mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Abamuzi n'abatamuzi baramutabara nk'uko umuco w'Abanyarwanda umeze. Ngira ngo nabonyemo n'uriya mubyeyi Mama Chance ndetse na Pasiteri Mutesi. Mu nyuma ngiye kumva numva ubutumwa ngo yatanze ubutumwa buvuga biriya bintu umaze gushyiramo. Iyo aho abantu bahererwa ubutumwa simpazi, naho Imana ivuganira nabo simpazi, nkuko nanjye ntawe uzi aho tuvuganira. Ariko twese tuzi ko Imana ivuganira natwe mu sengesho, mu ijambo ry'Imana, mu kanwa k'abahanuzi, no mu nzozi dushyizweyo cyangwa abantu bari mu mwanya wo kwiha Imana mu bihe byiza byo gusenga. Ntabwo ngende buze gutinda kuvuga ngo nibyo cyangwa si byo, ahubwo icyo navuga kuki iteka duhabwa ubutumwa nyuma y'uko uwapfuye yapfuye. Kandi iyo Imana itanga umuburo itanga ubutumwa mbere ikamenyesha abantu. Naho ibyo kuvuga ngo aba mu bapfu ngakunda n'abapfu, byenda hari igihe yaba yarabivuze aba aninura, ariko nimba byenda narwaye mureke tumusengere n'uwacu, kubera ko ngewe simbifata. Yaje mu bihe muramukunda, social media nicyo kintu njya nyitinyira, muramukunda muranamwemera. Mama Chance mubyeyi wacu muramuhamagara, ebane arakundwa pe, kuko yari yavuze ibijyanye n'amarangamutima yanyu byuzuye irari ryanyu bituzuye, byuzuye ibyo mwashakaga. Yari yavuze ibijyanye n'igihe mwari mukenewe yemo, muramukunda muranamushimira. Uyu munsi wa none ibyo ari kuvuga, nimba ari byo nimba bipfuye simbizi. Imana ntiyambwiye nimba bipfuye, nta nubwo yambwiye nimba ari buzima. Icyakora tugenzuje ijambo ry'Imana nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, tutagiye mu kintu cyitwa kumenyana. Burya umurimo w'Imana iyo wajemo ikimenyane uba mubi, urapfa. Kabiri iyo hajemo uburyarya biba bibi. Gatatu iyo hajemo ijambo ngo ntiteranye, nta guhugura, ntunacyaha, ntunatesha, nuwo kubwiza ukuri ntukumubwira. Icyo navuga nge namubwira, byenda wese kongera umuhamagare. Nabonye wamuhamagaye, sinzi inshuro wamuhamagaye ntiyayifata, umubaze. Icyo namubwira ngewe nuko social media yayireka akabanza agasenga Imana. Kandi Imana ibamuha uretse gato, banza wumve, agasenga Imana igashyira umwuka we ku murongo. Nimba ari nabyo yeretswe, Imana ikamuha ubwenge bwo kuzajya bitanga, kuko ushobora gutanga namwe turiya tuntu twanyu mujya mukata, buriya n'utugome. Ashobora no kuba yaratanze ubutumwa neza akavuga biriya bintu ameze nk'uri kuningura, ariko kariya kantu kuko ariko gakenewe ku isoko ry'imburamumaro. Rero icyo nshaka kukubwira, nta shene ya gikristo ibaho, nta n'impagani ibaho, ahantu hose haba ibintu by'Imana, sibyo? Aho ngaho yatangiye ikiganiro, batangiye ntago ari abapagani, nabo bemera Imana. Sinzi wataye iki ko mbona wabuze amahoro. Dukomeze. Sinzi icyo mwita shene ya gikristo icyo ari cyo. Ubukristo ni imbuto mugisha, ntago ubukristo babuvuga. Ubukristo ni imbuto. Kuba umukristo ni uguhinduka, ukera imbuto zikwiriye bihanye ukagaragaza Yesu ko wahindutse. Ntago kuba umukristo ari idini, nta nubwo ari ahantu usengera. Icyo kintu abantu mukakibeshyeho. Rero sinzi nimba iminota 2 itarangiye wamuvugisha kumva, ariko banza umbaze ibyo ugomba kumbaza, noneho aze ashyiraho umucyo nk'uko wamubajije. Mubaza wenda nawe ardabimubaza.
Yego. Impamvu mbikubaza nuko umuzi ngaho tekereza ngiye twakoranye ibiganiro byiza kandi byaranaryoshye, ariko nta butumwa na bumwe yigeze atanga butateye abantu urujijo cyangwa ngo babwibazeho. Ngira ngo yongeye hari n'igihe gusa bizenda byaterwa n'ubutumwa bwari bwo, ariko ubundi ubutumwa none se ko natwe hari n'igihe yahanuye ko Tisiye agiye kuba yakitaba Imana. Yabihanuriye ku musaruzi. Oya mbaza ibyo ku musaruzi. Oya ndi kukubwira we umuntu yenyeye. Use kubimwibariza ibyo ntasho wowe umbaza ikibazo cy'umukristo, ngende umwigisha w'ijambo ry'Imana, ndi umukozi w'Imana. Naho ibyo atatangiye aho ngaho ntubimbaze, sibyo? Nabyo kuvuga ko Tisiye yagiye gupfa n'imbara nabihanuye, ubwo nyine afite Imana ari yabimubwiye, kuko yavuze ko ari yabimubwiye. Ubwo iyo ngiyo ariyo muzagenda muburanye n'imbara ibarangiye, mubibaze impamvu atapfuye n'icyari kumba kumwica ngo kugera kure ntago ariko gupfa. Rero icyo nshaka kubabwira, nta muntu ngewe icyo nizera, nta mukandida uriho uwo kurimbuka Yesu atababarira, nta n'umukiranutsi uriho utaba umunyabyaha. Urabyumva? Rero ubimubaze neza nshuti yanjye, ariko ibya Tisiye ntubimbaze, sino kubikwepa. Nimba narabwumvise rwose kuvuga ngo agiye gupfa, ariko yavugaga ngo nimutamufasha umushyigikire arabaca mu myanya y'intoki. Numvazaho no kwa Joel ibyo nabyo bizaho. Ngewe abantu nibagirana ikibazo ni kuri side yabo, ntago ari njye, sibyo? Ntago ari njye, ariko naho bahurira Mugisha ntago mazi, naho bahurira ntago mazi, tujye tuvugisha ukuri. Rero nimba muhavuze ati uyu mama Chance ni intumwa ya Satani, si umukozi w'Imana, ubwo niko abantu babibona, sibyo? Ariko ubona ari umukozi w'Imana, ngewe ndinde wo kubyemera? Ese ndinde wo kubihakana? Imana imuhamagara twari kumwe muri kandida libre yatanze, nari mare icyo akora aricyo nemera kigaragaza umukozi w'Imana, tuzabamenyera ku mbuto. Wanze kwiteranya nawe gute? Niteranya nande? N'abantu se? Oya we uvuga ikintu ukavuga ati ngiye mbona ari we ari umuzimu se, umubiri Kristo cyangwa se ibimenyetso n'imbuto. Umukozi w'Imana ashobora kuva, reka ngusobanurire Mugisha, ashobora kuba ari we ariko akaba yavangiwe, kuko umukozi w'Imana ashobora kuvangirwa, sibyo? Ushobora kuvangirwa wakoreraga Imana neza, Satani akakuvangira, kandi kuvangirwa si ibintu byinshi, iryo jambo nyine. None si iryo jambo nimba yanarivuze neza cyangwa akarivuga nabi, ariko urumva uburyo baritwayemo, ataritwayemo nk'umuntu kuvangirwa ntibigusiba mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo icyagusiba mu gitabo cy'ubugingo ni ukuba wavangiwe ntubimenye, wemere kuvangura. Na niyo mpamvu twatangiye nkubwira ngo social media zaba ziretse, abanze yifatira ibihe byiza byo gusenga, Imana imuha amagambo yo kuzajya asubiza abanyamakuru, kuko ntago mworoshye, ntago mutworohera, sibyo? N'imyuka iri imbere y'izi kamera utasenze ishobora guteza ivangirwa. Buriya reka tujye tuganira. Ese ko ntahora mu bitangazamakuru by'abandi nkora no ku musaruzi, n'uburyo bwo gushaka views? Yego Mama Chance, muraho neza? Muraho neza Mugisha. Turakwakiriye cyane ku Musaruzi TV nyuma y'igihe kitari gitoya. Ikaze. Murakoze cyane. Nabasuhuje abo ku Musaruzi rwose, amahoro Umwami Yesu atanga akomeza abasakareho. Abakristo ngo iyo udatangiye uvuga ngo Yesu ashimwe ngo uba waguye. Iyo udatangiye usuza umuntu ngo Yesu ashimwe nakubwire ngo ahimbazwe rwose ngo uba utari mu murongo mwiza. Reka rero mubwire, iyi si iboshywe n'ikinyoma, n'abantu ikinyoma kidutwaje igitugu. Mu by'ukuri sabo baramukanya ngo Yesu ashimwe, hagati yabo koko bombi bigenzuye bakisuzuma Yesu abari ashimwe. Abari ashimwe, abantu bakunda ikinyoma.
oya Yesu tujye tumuvuga uko ari, tureke kumwifotozaho no kumwishushanyaho no kumwipostingaho. Yesu tujye tumuvuga uko ari. Yego. Niba mu mutima wawe n'uri gusuhuzanya nawe ari Yesu ashimwe, ubwo ni Yesu ashimwe. Mama Chance, nyuma y'igihe kinini rero utagaragara ku ma YouTube cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zindi, ejo bundi twabonye ikiganiro ku Rugendo TV, abantu hari punching line cyangwa se agace kabanza uvuga mu magambo yawe ati ndi umuzimu, ati numva n'irindi jambo rikomeye ngo Buravan apfa ngo twebwe twarishimye, numva n'irindi ngo gogo ngo yari yarapfuye mbere ngo mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo mpere kuri icyo kintu. Abantu benshi no ku ma TikTok no ku zindi mbuga bakasa akantu kavuga ngo ngende umuzimu, kandi ngenda kuzi. Ndibaza Mama Chance, ibintu biriya bintu ni we wabivuze cyangwa harimo ibindi tutazi? Mama Chance wa wundi muzi kumusaruza, wa wundi mwicaranye mukamukoraho, mugakorana umurimo, yego, mukamuherekeza agataha, mbega mukabona ko nambaye uyu mubiri. Uwo niwe wabivuze. Niwe wabivuze. Yagendeye ku kingo avuge ngo ndi umuzimu, ngo nanjye narapfuye. Ririya jambo rero, iyo uri kuribwira abantu bahumye, barifatanye n'ubwo buhumyi bwabo, sibyo? Ariko iyo uri kuribwira umuntu uri maso muri runo rugendo, yabasha kumva icyo nshatse kuvuga. Ubu aka kanya ijambo umuzimu, yego, ngewe kurivuga, wowe ubwawe twicaranye twagendanye n'ubu ngubu Imana ibyemeye ko duhura, yego, wankuraho ukambona ngende Mama Chance wa wundi, yego, kandi umuzimu ntafatika ntakoreka. Rero iriya jambo impamvu narivuze riri mu byo narimo ndebera mu isi y'umwuka, hita mbisohora kuriya nyine ndabivuga. Ariko igihe cyo kuvuga kuri iriya jambo, mubwije ukuri ndi imbere y'Imana ishobora byose, ndumva kitaragera. Kandi igihe cyo kuvuga kuriya cyararangiranye na kiriya gihe nabivugaga. Mama Chance, nanjye nagusuhuje, nanjye nagusuhuje. Reka twirebera ko Imana n'abantu na shitani. None wenda usibye kuri iryo, wenda uvuze ko ari ryo wavuze, wenda sinzi impamvu udashaka kurisobanura impamvu wabivuze, ariko hari irindi bumvikanishije bavuga cyane cyane muri comment, naragiye mbona bavuga ngo kuki uzana ubutumwa cyane cyane bw'abapfuye cyangwa se abari mu gihe gisa nkaho bagiye gupfa. Abagiye gupfa n'abapfuye. Ariko ubutumwa ntangaza mu bigendanye no gupfa buri mu byiciro bitatu. Hari icyiciro cy'abapfuye kugira ngo urwo rupfu rubisoma ku basigaye, tunyuze mu buhanuzi bw'uko akamaro k'ubuhanuzi ari ukutwungura, kuduhugura no kuduhumuriza. Icyiciro cya kabiri, haba harimo abantu baba bagiye gupfa, nkaza nje gutanga amakuru y'uburyo barokoka. Icyiciro cya gatatu sinzanakivugaho, ahubwo igihe nikigera nacyo nzakivugaho. Ariko icyo nacyo ni icy'abantu tubona bagenda kandi barapfuye. Irindi jambo rikomeye numvishe uvuga ati twebwe, ugakunda kuvuga ngo twebwe, ugakoresha iryo jambo ngo twebwe, ngo twakiriye. Ngira ngo wagarutse ku musore Buravan wa mu njyana ya gakondo cyangwa se wabaga muri Sekira uwitahiye, Imana imuhiruko ridashira. Ndibaza uravuga ngo we yarapfuye ngo murishima. Rero reka nkubwire Mugisha, izo mbuga nkoranyambaga muriho nanjye ndiho ni imbaraga, yego, zikorerwaho n'imbaraga ziri hejuru mu bwami satanike. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kwicururiza, yego, kariya ni akajambo bashobora kugenda bagacuruza nk'uko babyifuza. Sinabikubwiye. Ariko ku muntu ushaka kumva ngo yumve
by'ubugingo yego ntabwo yakagarukiye ku ijambo navuze ngo Iva Buravan yarapfuye turishima ese ubundi mama sha bishimye abaribo mama sha n'abari mu mwuka barebaga hajya urupfu rw'umuntu ugiye mu ijuru runezeza bari kujya mu ijuru Iva Buravan navuze yuko urupfu rw'impamvu rwashimishije nuko atari mu byitwa iby'agakiza ariko akabona ubugingo kandi hari abo tubona bari mu by'agakiza ndetse bamamariye no mu kuririmbira Imana bapfa bakerekeza mu iruhukiro ry'abazajya Gehinomu. Nje rero hari ukuntu mvuga bitewe n'ibyo ndi kubonera mu isi y'umwuka kubera ko mba mbibwira abanyamubiri babitwara mu mubiri bakagenda bakagaburira umubiri nyine ariko abaje kunyumva bashaka kugaburira umuntu w'imbere utarya kubera ko umuntu yatanze amafaranga ahubwo uyu muntu akarya kuko yahaye karibu uvugana nawe ari we mwuka uwo yumvisha icyo nashatse kuvuga ariko ngaho ku ma TikTok n'ahandi ibyo n'ibindi basena nabyitayeho umuntu w'Imana hari amavuta yego haboneka ubuzima umuntu uri muri business yagombaga kujya mu byo navuze nyine agakuramo ibyo agomba gucuruza agatunga umubiri nabyo ntacyo bitwaye bishatse kuvuga ko wenda wagarukaga ko yuko yagiye mu ijuru yaba yaragiye mu ijuru ari urupfu rwa Iva Buravan rwashimishije kuko abaririmbyi narizi baririmba b'imbere yewe ngira iyerekwa ryo kureba aho umuntu agiye ariko si bose nabi Imana inzaniye abatashye cyane cyane nk'abantu bakoze ibintu bidasanzwe hano ku isi batashye Imana iyo apfuye iramunzanira ikanyereka aho agiye rero nibandeke nibere mu bapfu nuko nanjye napfuye uhisubiyemo ati ririya jambo bavuze ngo twebwe ati twebwe twarishimye njyewe mu isi y'ababaho narapfuye ariko muri Kristo ndiho amen ati mu isi y'abagasubiramo ako kantu yewe narapfuye naranashyinguwe nashyizweho n'umusaraba abantu bansiga mu irimbi barigendera ariko muri Kristo umwami w'abantu njyewe ndiho niyo mpamvu turi kuvugana ndiho niyo mpamvu ubona abantu nyine bari kunkwirakwiriza bacururiza mu bwami satanike ariko mugisha mu bintu byose navugiye kuri izo mbuga nkoranyambaga yego biriya nibyo byagakwirakwijwe noneho ikibabaje biri gukwirakwizwa n'abarokore abakristo rwose nibo nyine bahita bavuga bati bavuze ngo abahita bafunga TikTok bamwe bavuze ati uriya muntu afite trauma abandi turiya ni umusazi nta trauma mfite ndi muzima nduzuye ndi kumwe na Yesu wanjye turaryoshye tumeze neza turi fit mwuka weraho rero we iri kuvuga buriya butumwa bujyanye no ku bintu by'urupfu ndetse n'abapfuye nta bwoba wowe bigutera nabwo ndi gukurikiza comment z'abantu kubera ko abantu baba bari bukritike bakavuga nyine abantu ubu ngubu muri quartier hari uburyo baba bagufata turiya muntu avuga ibi n'ibi agera muri quartier semba mahu umupfu baramubona ntabwo umupfu agaragara ndumva network zibaye ikibazo ari kuri WhatsApp oya allo kupongera mbona nuko nyine bari babishatse kumbona nge ntacyo bimbwiye igikuru nuko numva Yesu ampagije yego noneho kubera ibintu biri kuba Yesu yanyegereye ku rwego atigeze anyegeramo kandi mugisha uburyo yanyegereyemo n'ubu ukiriho kandi nkwifurije kubaho uzabibona Yesu yanyegereye bitandukanye nuko yanyegereye muri cya gihe wari uzi yego twasoza ariko umushumba Dire nawe sinzi ikintu kimwe yashakaga kuvugaho asoza ubundi tukakurekura mama sha karame nashakaga njye nkubaze urazi ndo umuvuga butumwa bwiza
narindi gukora iki kiganiro cyangwa iyi nyigisho Mugisha ari kumbaza ati se koko natwe twiciranye n'umuzimu ariko umaze kubisubiramo ibyo simbigusubirishamo ndo mvuga nti hari igihe abantu batwara ibintu muri kontekisite cyangwa mu buryo butari bwo bitewe n'icyo umuntu yagambiriye ndo mvugana abanyamakuru nabo kandi ntago baba boroshye umunyamakuru ushobora kugukirishamo akakuvugisha ibintu nyamara akabitwara mu buryo butari bwo ijambo nashaka kukubaza hari amagambo abiri nshaka kukubaza kugira ngo ushyireho umucyo nabwo usobanurira abantu kuko nanjye abantu baranyandikiye ati se Mushumbadireye nawe ongera ukanure ongera urebe ese koko mama chance koko byaranze ibi bintu byinshi ariko uburyo abantu badutwara nuko abantu bafata ibintu ntago nabarenganya ariko hari uburyo nshaka kukubaza kuko buryo umuntu wese avuga ikintu bingana bitewe nuko abyifuza cyangwa nuko abona ibintu ntiwamurenganya kuba utahishurirwa ikintu cyangwa ngo umuntu ntacyumve mu buryo bwawe icyo si ikibazo hari ikintu nshaka kukubaza cya mbere ikintu cya mbere nshaka kukubaza ubundi uvuga ukora kiriya kiganiro mugikorana Mugisha mukanya yarari yambwira ati aterega yanagikoreye no kuri shene itari ya Kristo ndamubwira nti shene ya Kristo se niye kantu hose Imana yafite abantu ndo mubwira nti hose Imana yafite abantu ariko icyo nshaka kukubaza ubundi kiriya kiganiro mugikora bwari ubutumwa wabisobanuye mu buhe buryo ese uburyo abantu babyakiriyemo niko buryo watanzemo ubutumwa cyangwa se nuriya munyamakuru waba warakase n'abagakarata bijyanye nuko ashaka gukora inkuru yiwe noneho n'abavyakira bakabisamira hejuru ubundi byagenze bite Adrien Karame ngiye kugusubiza muri ubu buryo uko ibintu nakakubwiye yego ndi imbere y'Imana sinabivugira ku musaruzi yego reka mfite aho ngomba kubivugira yego ariko ngiye kugusubiza muri ubu buryo Imana igira ngo itwikurure ifite inzira nyinshi inyuramo Imana ishobora gufata umuntu wari uriho mu buzima bwiza muri iyi si yego ikahita imuhindura umutindi kugira ngo abo bari kumwe ibatwikuruye kuko nawe iba yamutwikuruye yego 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 ikindi cya kabiri njyewe ku mbuga nkoranyambaga nari nzanye ubutumwa ubu bwamaze kurangiza na manda ntashaka ko buvugwaho kuko muri njye ndumva bwararangiye ariko bitewe n'iki y'umwuka ibyo nabonaga hari ukuntu uri kubona ibintu noneho umaze n'igihe ubibona yego yego ukavugamo akantu kamwe urumva ako kantu uvuze kakaba akagushyira nko ku kanunga kugira ngo urebe isutuyeho ese Adrien ndashaka kukwibwiriza ubundi tuvugishije ukuri tureke n'ibyo navuze urebesheje amaso y'umwuka ubundi ndiho nk'uko nakabayeho basi kuri iyo mihanda cyangwa ahubwo bamaze kunyica bananshyinguye mu bantu n'ubundi ndi umuzimu mu bantu ariko muri Kristo ndiho ubundi ibintu ndi gukorerwa ubuhanuzi ubwabwo ntibwisobanura yego njyewe ndi kuvugana n'umuhanuzi kandi mukuru yego ubundi ubu turi kuvugana aka kanya urebye ibiri kubera nimba nyine utwara ubuhanuzi ukazana ubutumwa uwubuhaye akabwakira mu buryo butari bwo noneho amara kubutwara mu buryo butari bwo abantu bakabwakira mu buryo nabwo mu buryo iyo umuntu yatanze ubuhanuzi mu buryo bwa nyabwo noneho ugomba kubutanga akabutanga mu buryo butari bwo ababwakira babwakira mu buryo butari bwo warangiza nyine bakakwangiza njyewe buriya nitaye abari bunyange ntitaye ku isi iri bunyubameho kuko n'ubundi mbere y'uko iyo si itanyubamaho yego narindiho ibyo byose ntabyitayeho ibintu navuze niko kuri mu bantu kuko njyewe nza guhanura nkahita ngerekaho ririya jambo uwo nahanuraga ubwabo abo babanaga ibyo navuze barabyumva uretse ko abantu bijijisha nanjye ubwanjye uko nivuze barimo barabibona ku mbuga nkoranyambaga hari ikintu
nshaka kuvuga hari ukuntu uhanura ibintu ukabivuga igihe cyo kugira ngo bibe kitaragera. waravuze ati nanjye ndi umupfu nanjye ndi umuzimu, kuko abantu bazi ko abazimu ari abantu batambaye inyama n'amaraso. ngira ngo ijambo rivuga ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye byari indamu yanjye, nabitekereje ko ari nk'igihombo. Ijambo rya Kristo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, gupfana na Kristo ukazukana na Kristo, ugapfa ku ngeso ndetse n'imigirire y'umuntu Adamu wa kera, ariwe muntu washaje nyine w'umunyakamere uhumanye, ukazuka mu buryo spiritual ari bwo buryo bw'abana b'Imana. ngira ngo abantu ntibabyumve bitewe nako sembore nyine y'umuntu wakase bitewe n'ikiganiro, cyangwa nawe akagikata atagambiriye ikibi, ariko ababyakira bitewe na sosiyete turimo ikabyakira mu buryo butari bwo. noneho uzi ikintu gitangaje, abo twicaranye, abo twagendanye, abo twakoranye umurimo, abo nibo bari gusheyaringa ko ndi umuzimu. Imana ibabarire, na Yesu yaravuze dukora icyo uretse kuvuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Ikindi kintu njyewe mu bantu Adrien ndi ku musaruzi, njyewe mu bantu yego sindiho rwose, ndi umupfu wagize ute wapfuye, ariko muri Kristo yego ndiho. ugukoresha rya jambo rya Paulo rivuga ngo ntago ari njye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. ubundi nshaka kwivuganira n'abahanuzi bagerayo apana barebera hafi aha muri iyi si dutuye, bigerera ku Mana. ijisho ryabo rikarenga iri turebesha bakareba kure. Imana y'amahoro ikumpera umugisha. ngani bajya gutera n'amabuye Paulo. Paulo ngaho niba musanga haruhukiye bamutera amabuye, ntago byashoboka. kandi nta jambo mama chance ncisha mu kanwa. abagenzuza Bibiliya batagomba kujya kugenzuza Bibiliya ngo basanga atari ko kuri. uretse ko ntari kwemera kwinjira mu ivugabutumwa kuko si Imana ishaka, ariko abantu bagomba kujya kugenzuza ijambo bakoreshejwe n'umwuka w'ubumana, bagende bagenzure. abagomba kugenzuza ubuhanuzi apana ubwo muri iki kirere cy'ubwami bwa mbere bw'isi, bagende bagenzure. gatatu, abatari bukora ibyo bagende bumva ikiganiro cyose. kandi abafite ubwenge, ishyirwa ry'ubwenge, icyo navuze isiriku ndega ni nko kuguhanura bikahita bisohora, bikahita bigira bite bisohora. isi yampinduye umuzimu pe, abo twararanye bampinduye. ayiwe ihangane komera. Yesu bane nanjye, Yesu arusheho kubana nanjye. Yesu rero naguha umugisha, urakoze ko uduhaye umwanya, kandi icyo nakwifuriza kuruta ibindi nuko intambara urimo zazarangira. Bibiliya yaravuze ngo nta kigeragezo kitari rusange, ariko impamvu izana ibintu nane izabisubiza yuko ibintu byaje nane ko birangira. Imana ikomeze iguha imbaraga, kandi Imana ikugwize, irusheho kukwegera cyane kurenza undi muntu wese yakwegera, kandi kubana n'Imana biruta kubana n'abandi bantu. murakoze cyane, kandi usubize mugisha. Murakoze. muri benshi habonetsemo umuntu, kandi uwo muntu Imana y'amahoro irushaho gukomeza kumwagurira imbago, gukorana nawe mu buryo budasanzwe. amavuta y'Imana akomeza babeho mushumba, umwuka w'Imana akomeza asage muri mwe. Murakoze cyane, ndishimye kandi ndanezerewe. reka tukwifurize umunsi mwiza. ubundi ubwo abasobanukiwe barasobanukiwe, ndetse baze no kumva byose koko nk'uko bisabye, kugira ngo babashe gusobanukirwa. Imana ikurinde umugisha. mugisha, ibintu navuze byose ntabwo nabikubwiye. ariko ibyo yavuze abisubiyemo. ariko wumvise ko ibyo nakubwiye uko inyigisho yayitanze siko abantu bayitwaye. njye sinari mpari nubwo nayitanze ku musaruzi, ariko uburyo bivuze niko nabikubwiye. ndumva nta kindi twarenzaho. icyo nabwira abantu mu gihe nk'iki ngiki, nababwira ijambo riba muri Yobu 28:28, maze ibwira umuntu iti
kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ikindi cya kabiri nkababwira irindi jambo rivuga ngo kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge. Kumenyekana ni byiza no gukundwa n'abantu ni byiza, ariko kwegera Imana biruta kwegera abandi bantu bose. Icyo nakwifuriza abantu, mwe kuzajya mufatira ibintu mu kirere, mujye mwumva iki kiganiro, umuntu akirangize yumva ubutumwa aburangize, twe guhangana. Kandi ese binabayeho bikaba ari byo, numva inyungu byaba bifitiye Imana niyi, uwacu na arwaye se ntago twamusengera tukamusindagiza? Muri Kristo Yesu dufitanye isano isumbiye amaraso. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 12 haravuga nk'uko ingingo zacu zimeze ni nako n'imibiri yacu imeze. Buri wese ahabwa kubakwa mu buryo, kubaka mugenzi we mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntago dukwiye kuzajya twubaka ibiraro bidutandukanye n'abantu, dukwiye kubaka ibiraro biduhuza n'abantu mu buryo bw'ubumana, tukabahugura ndetse tukanabasengera. Nicyo kiruta ibindi. Nicyo navuga, sinzi nimba ari ikindi wambaza. Nawe ndagushimiye ko twabanye muri iki kiganiro, ukaba wemeye ko nanakubaza kuri ibyo byose niba byateye abakristo. None se ko twicaranye nyine mu kiganiro kandi ko ibyo warumbajije byumvikanaga. Imana ishimwe ko tumuhamagaye ubwo ngubwo, byo mwitaga umuzimu wariyiziye. Ubwo nimba umuzimu ujya uvugira kuri telefone nabyo ni ibindi, keretse yari umwuka nyine w'umuzimu, ariko yabisobanuye. Yavuze ngo sinjye uriho ni Kristo uri muri njyewe. Kandi Bibiliya yaravuze ngo ababambanywe na Kristo bapfuye ku bwa kamere n'iruba ndetse n'ibyaha. Byenda nuko umuntu nyine abivuga mugisha, reka nkubwire ikosa nshinje itangazamakuru ririho hano ahangaha. Mukata nyine inkuru icuruza, ariko mugacuruza ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu. Nicyo kibazo. Aka kantu nakumvise, mukata inkuru icuruza, ariko uko mukata ubugingo bwacu n'umubiri wacu mukabyangiza. Sosiyete igakundwa, ibiganiro byanyu bikaba viral, ariko twebwe spirituality tukaba turangiritse. Burano kuvuga ngo ikiganiro yakoze abantu bakirebye na kariya kantu biragoye, karenze umunwa karusha yamagara. Ntago bose bazongera bumva ikiganiro cyangwa baze bakurikira ikiganiro ku musaruzi bavuga ati Adriane yabisobanuye, Mandasori Mama Chance yabisobanuye, ahinyuje ibyo bavuze kari ibihuha arabisobanuye. Icyo kiganiro ntikirebwa nkuko cyarebwe. Wumva ukuntu Satani agira akantu gato yakagasiga irangi hakamenyekana kurenza ibyiza. Naho nagarukira mu gishareka dusenge. Imana y'urukundo urakoze kubw'ikiganiro cyiza dukoze. Hwezesha amaso y'abana bawe bakore ku maso ubundi barebe, tumenye iby'umumaro byakungura ubwami bwawe. Umwuka wera w'Imana senye ibihome kandi ananeze ibicaniro byose by'abadayimoni. Urakoze mu mbaraga za Mwuka wera, tubigushimiye twizeye kandi urakoze kubiduhaye mu izina rya Kristo umucunguzi ndetse akaba umwami w'ubuzima bwacu. Amen. Ndabashimiye mwese twabanye kuva dutangira iki kiganiro tukaba tuganiriye ku musozo. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde, tuzagaruke umunsi nk'uyu nguyu twicaye kuri kamera ndetse namwe mwicaye ku matelefone ndetse n'amascreen yanyu muri kudukurikirana. Dushima Imana ku birimo ndetse n'ibitangaza yagiye idukorera. Ciao ciao.